Rayon Sport nkayikubagara ku rwego rw'uko bigiye ku marangamutima yayo n'abantu bayo ikavuga iti rero mu cyubahiro tukugomba wowe Fuad ntiwemere kuvuga ijambo Rayon Sport mu kanwa kawe urugero rwawe ntabwo ndwemeye ko nundi ntuyivuga kandi wayeho baretse gatoya ndavuga mbaye ndi mu kubikora impamvu nitanzeho urugero mbaye ari shaka umuntu ucanga mu gukora nawe ncanzemo uri kumva Rayon Sport ikavuga iti twebwe igihe cyose uzatangaza inkuru yacu cyangwa uzatuvuga tuzajya mu nkiko kandi nari mbizi neza ko content yanjye ishingiye ku makuru imbere mu gihugu ya sport nkabona afite inkuru ya Rayon Sport nzabwira abantu bayitense bazagwira nzacuruza Muhanga FC yazamuka nzabwira Muhanga bacuruza nzabwira ucaca rwo bacinye Mirambo turi rimwe na rimwe tubyuka ubundi tukaryama inzara itikwi aryo bo muri ibi minsi muraryamye cyangwa muri ubu ngubu turi mu turakazi yaza ariko dufite match Rayon Sport muri kota kazuba turi akazuba ka mu gitondo ariko tuzatsinda rero ibyo byagiye ko byanyera kose n'urugero nari ntanze nabazagiye kuvuga ngo wenda ngo harona kubaganira ariko nta muntu nakubaganize butekereza umuntu bata ku Ruzari akayita reba buri munsi kuri tite ndi kwandika ni rwose nta rumuki bro uragenda nibwo uhita wumva uburemere bw'ahantu wakoze impamvu navuze Rayon Sport nuko ariyo kikareba ntago nabikora ubushakashatsi ariko amaso yanjye anyereka ko ari ikipe ifite abafana benshi mu Rwanda kurenza izindi zigakurikira nubwo atari ubushakashatsi nakoze nibyo amaso yanjye nibyo ubona wowe nibyo mbona amacamana avuga ati data zirahari ntago urumva giye niba wewe aravuga ati data zirahari bazaze tubare niyo mpamvu ngende gukoresha ibyo gukoresha imboni zanjye ibyo abona imboni zanjye jewe imboni zanjye rero yakinye na piramide na ya kipa rya niyi na Yanga 32 imboni zanjye jewe Aperi na Power Dynamos 2000 oya yendo ngo byaterwa na situation cyane cyangwa wenda baperi saburi ari wikiri kintu wenda baperi bajya baza kuri ari ikindi kintu none ushobora n'umupira nawo anamakipe yo mu Rwanda kwe kubimenya nanga nk'abayovu ndi kubona ngo bafite match na Rayon Sport nkabambona nabo n'abatarimo bacuruza ubwabi nyiri iki cyo ntago buri cyose umuntu wese akitaro ko yacyumvise ni muri kota kazuba uri kumugira ukubwira nuvuga ngo rero ushobora gusanga wenda campaign ya match ya Dynamos wenda Aperi tarashyize imbaraga nk'izo Rayon Sport ashyize muri Yanga akayo mabera abafana bawe batanaje ibyo ni ibintu bishoboka cyane urugero nge nemera yuko ikintu cyose niba ufite ikintu cyiza ugiye guha abantu shyiramo imbaraga mu kukimenyekanisha urugero niba nanga Kiyovu Sport itegura kuzakira Rayon Sport nakagombye kuba ndi kubona nanjye nkuko na postinga Rayon Sport ndimo gupostinga Kiyovu kandi na postinga Kiyovu ntago ndayi postinga nta none namvugisha muri kota kazuba kabisa turi kota kazuba imbaraga Rayon Sport akoresha kugira ngo yakire Yanga ntago zishobora gusanga atazapera akoresha izi koresha maybe kwenda abafana batari kuba bari kubaza kuko Rayon Sport nayo inuko itabeka ifite abafana benshi ariko yo imbaraga ishyira imbaraga niyo Real Madrid ikoresha imbaraga za Real Madrid n'urugero nari ntanze nari nsohotse nje iwacu ariko nari ncitswe ntibacike ko ntago watanze urugero rwa nyarwo urukumva witanze na Real Madrid na Real Madrid rero nayo irabizi neza yuko kugira ngo ibashe kubona ibintu byiza nuko igerageza kugira gute gushyira imbaraga no kumenyekanisha abiribo urugero utayatira Real Madrid imbuje gupostinga inkuru zo kuri Instagram naho nkubise ku mudere none aho ngaho urugero ari amakipe atatu ngenzi neza ko postinga nkaba bizi neza ko views viewership iri bize kuri biri hejuru cyane rwose so to say Liverpool nta kibazo yantwara imbaninze ko ntabwo ari sawa y'amasaha sorry niba umuntu ngo sorry to say bari kure kukaza ukavuga ubyutse kwa kundi ugize bya byiyumviro byawe bitari byiza Liverpool imbaninze nta kibazo nagira yego ariko Real Madrid Manchester United Chelsea Arsenal zikoze gato inzara yanyica Barcelona na Barcelona uko itaza mu by'urukundo ya namara zirajya mbikora n'andi hano ku ruhande United wavuzemo United iri kimaranzara Manchester United iri kimaranzara buriya mu kipe burayi twafunga Manchester United iri kimaranzara sinzi umuntu ugeze buriya amakipe afite abafana benshi andi ruhande aravuga ngo imanuke ndamubwira twifuriza ko batwirukana ku kazi oya hari amakipe none nanga yagira ibibazo imanutse wagaruka no twega turi kuvuga ngo barabanyaburayi ko ari izabo natwe hano byatugiraho ingaruka cyane natwe rubyakira none nanga Arsenal iramutse igize ibibazo byatuma itabera neza none nanga utagira ngo nibyo umufana Arsenal aza kuza kwaro kugira ngo ngira ingaruka z'amaranga mutima ariko nanjye posting Arsenal kugira ngo NBG mpakaze nakwicwa n'inzara nindamuka Chelsea mutiwe nibazo gusanga intambara mu Rusira yishenye burundu
ukajya ukora ukabona nanjye biranze niho hahandi utaha se ngo ntutaha niho hahandi wowe umufana wa Chelsea we arababara kubera yuko abuze ikipe ye agahinda kamwice ariko nanjye posting wowe inzara nanjye posting ni biji kambwa tu posting bombastic inzara iranyica none anga Kastarambwa ufite amakuru yawe ko uravuga iki inzara inyice my dear izi kipe zigira abafana bazo na Liverpool ntabwo yambaza cyane kuri social media ariko hano kuri radio yanyirukaniye tuganirije nabi ngewe uyu munsi nabyutse aho ngaho tuganirije nabi reka sinkubeshye uyu munsi yarabyutse ndavuga reka mbaza abantu bankurikira abaza amakipe bafana reba batoye amahirwe nuko ariko nabyutse kuba ko araka namaze gutora 3,300 nyine nabahurije mfite mu bantu bakiya banje reba 3,975 bamaze gutora United ifite 36% Arsenal ari ya 15 yari ya 15 Liverpool ya dore ngira hano ibereye reka nkubwize ukuri yande Liverpool yande iyo wavugaga reka nkubwize ukuri iyi mibare ubwayo yakwereka reality unasi nabakozi ibyanga bikuna United nawe ukoze abawe nawe Deus ukoze abawe ukoze nk'ibi ngibi United yabiri hejuru yizawe nanjye Fuad wihanganye mbikoze United yabiri hejuru bivuze ngo hari ikipe rero uramutse nka Real Madrid muri United twongeyemo akantu kareyo oya nagarakare byore ariko United gusa ni ikipe y'abantu ni ikipe y'abantu ongeraho ko ari ikipe y'abantu benshi reka duhamagara muri Londres oya ni ibintu bizwi ikurikira zirebye urabona Real Madrid urabona ikurikira imwe muri Espagne ntabwo ikurikira zikurikira zombi ikurikira imwe none anga Manchester iva mu mujyi wa Manchester ikajya gukinira Londres nta mufana itwaye stade bayuzuye reka ngo urugero rwiza n'abantu twagize amahirwe bo Kimaranzara b'abafana ba Arsenal Londres nako Singapore batubwiraga ko ikipe yitwa United atari ikipe yo kugereranywa na ikipe yabo bakunda bafana bavuga ati yaba kuri base kuri fan base yaba ku bwamamare yaba ku bintu byose mbikomoza ngendeye ku mucuruzi hano mu Rwanda amarana imyenda ya Manchester United amezi abiri iba yarashize ya yizi sezo ariko akavuga ati nuza mu yindi sama uzasanga iya runaka ntavuze uzahiyasanga yaseze ishize atingeraho nkayijyana muri stoke mu bucuruzi bwo mu mugongo bw'inshuti yacu ibatanyije n'inshuti yacu ngo muki umucuruzi bwo mu mugongo bw'inshuti yacu ifatanyije n'inshuti yacu nabaguze ikibazo narabayishyuye ariko na nubabwinye imyenda ntabwo nabonye umwe yarashize ariko ndamutse nkubajije zirazindi ziruzuye oya agendana muri United United yarashize yarayimaze ntayirimo yarashize kandi yazazindi zindi yujuje umufuka ari yazigaduhera ubuntu abafana ba Liverpool abafana ba Liverpool rwose mutaza kuza kugira ngo Liverpool nuko mfite ikibazo nayo ntabwo mfite ikibazo na Liverpool ndimo ndagendera kuri fan base y'abantu benshi nawe kumbwira ngo wenda ngo umufana wa Liverpool muvuze nabi nta mufana wa Liverpool muvuze nabi rwose munyumve neza ni bya biri y'abafana none se ngo kivuvangiye sinayivuze none se nyebere ko kivuze turi ku kazu yaze kandi ngo hari umufana kivuva nabuze kuza kundakara ko kuvuze ko Rayon Sport murusha abafana ariko arabazakajwe ariko uzukuri ntabwo ari bubabare uzukuri ntabwo ari bubabare ariko wangareyo arababara cyane urumva umuyovu wangareyo ari bubabare ariko umuyovu uzukuri ko Rayon Sport iturusha abafana araza kuza kumva ukuri n'umufana wa Liverpool rero wumva ko Manchester murusha abafana hano cyane mu Rwanda rwose no kwisi no mu Bwongereza iwabo araza kumva ukuri ariko umufana wa Liverpool wanga Manchester United aravuga ati Fuad urambabaje n'umutima wanjye wose niyo mpamvu nanjye wa mufana ndagusabye imbabazi rwose Imana kandi uzime kubera Imana reka mbere kuri Deus wazime kubera Imana dusoza kuri iki kintu ikibazo ni amasaha kandi ngiye ikibazo ngiye gitangaje mu bantu bose ngira inshuti nyinshi n'abafana ba Liverpool urugero umwe twe turi kumwe n'injoro inshuti yanjye cyane Janti barababaye nawe oya Janti ntabwo ababaye ukuri buriya abantu muri Liverpool naganiriza uko myumva cyangwa se iyo nkunda abafana ba Liverpool buriya Janti namuvuga ibyo nshaka kuko nzi ko ari umuntu ugira blague kandi uzi ukuri perezida Afurika njya mubwira ngo ntabwo ajya agura kandi kuko nuko kuri yego ariko ajya acisha rimwe na rimwe akaba yagura wenda akagura amazi ariko akagura rimwe na rimwe abicitswe Afurika perezida ayo mazi menya ari ayandi oyange yagurira ibiryo perezida ntonyapya yagurira iryo aramukiye uvana wateka ibiryo bitogosheje kigo cyo gunda abafana ba Liverpool abafana ba Liverpool hari narabihariye mwira business yo mu mugongo iyaguze imwe abaguri nabandi atwara imwe akakishyura igiciro cy'eshanu
mu mugongo abazi ko nawe uzaza okay reka dusoze kuri niyo mpamvu mumubika uruse reka dusoze kuri iki kintu nuko dusoza kuri ibi ikipe ya Real Madrid ndetse na Barcelona nizo kipe zisa nkaho zinganya umubare wa Ballon d'Or 12 abantu abazitwaye Messi afitemo 7 umunani sine yitwariye Paris imwe yitwariye Paris yayitwara ko abwo ari umukinnyi yitwara umukinnyi wa Paris wa Inter Miami ibikorwa yayitwara umukinnyi wa Inter Miami yaramaze kugira muri Inter Miami Olivier Dakuru rero umwanditsi wa l'équipe yavuze ko buriya Inter Miami ifite Ballon d'Or yayifite Arsenal babarira cyari kare witeranya nawe natandukanye kuvuga aracyari kare nitandukanyije nawe mu buco ko Chelsea ninjye uyoboye ariko ubundi wa mugani na Sirene kakano tukavuga umunota umwe hari byubuze n'umukinnyi waba waratwaye Ballon d'Or agakina na Arsenal nawe igira Davos yitwaye Davos na Ballon d'Or agira yitwaye handi akanyura muri Arsenal atembe bagiye gusaza cyangwa nta nuwo bakoresha muri komite Peri Messi ariko ngo yijeje ejo bundi mu kiganiro na Sky yijeje abakunzi ba Arsenal ko ntacyo ngo kugeza muri 2030 izafite Ballon d'Or oya ngo bazaba bafite ngo abakinyi barindwi babanzamo ba academy ngo 2030 ngo bazaba bafite umukinyi wabo wa academy ngo uzatwara Ballon d'Or birashoboka ko nanga tugendeye kuri ibyo ngicyo Bukayo yaba ari hafi numva kandi ya Trent ya myaka ijana ya Arsenal imaze nta nuwo barakora nta nuwo yitwaye handi ngayikinira ariko baraza kuza kutubwira basi ariko reka tujye muri liste y'abantu bakinnyi batwaye Ballon d'Or turebe ko nta nuwo banyuze muri Arsenal icyo nicyo nuko Maradona atatwaye Ballon d'Or yarayifanaga ariko yafonaga Arsenal kuko yagize kwivugira ubwe oya we yigeze gushaka kuyikinira oya Maradona yagize no gupusha gashaka gukina Arsenal biranga bigatuma nk'umukinnyi muri 90 muri mwaka w'igihumbi kimwe magana ubwo n'umufana wa Arsenal watwaye Ballon d'Or ni kwa guhengeka we ntayagira Maradona ntayagira kubera yuko yari umunyamerika y'amajyepfo kandi Ballon d'Or yatangiye gutwarwa n'abandi ku yindi migabane Maradona ari kuva mu mupira awuvuyemo nize no kwifana byatuma utayitwara ariko bavuga ari hari n'uwo yifonyera ariko siko yari muri zino top 6 na Eden Hazard yifanaga byose bihomera ku buryango usiko muri zino top 6 ari yaba n'uwo nyuzamo atayitwaye izira ngo ikintu cya Ballon waba warayikiniye na mbere se na mbere ukayitwara ubu bagiye tuba turareba haba n'umukinnyi maso ugize kuyitwara akanyura muri Arsenal nyine ndavuga wenda nk'uku reka ndebe ngo Rusfigo ntabyo Pavel na David Shevchenko yagenze muri Chelsea afite Ballon d'Or wewe ntabwo ari wenyine na ntuza yarayitwaye reka uyu munyafurika wacu George Weah kandi akine na Chelsea oya ndavuga nko kubera Luka Modric yayitwaye yaraciye muri Tottenham cyangwa wenda kuba yarakiniye Arsenal yaramaze kuyitwara ibyo byose ngo ntawe so reka akora Nasiri wabuze igihugu giteye Ballon d'Or nyinshi ku isi nako nakandi gashya Nasiri wakizi Argentine akora nakandi zande za Messi nizo umuntu umwe so reka dusoza kuri iyi ngingo teranyiriza Cristiano za Figo nabo nkibona ko Blackburn imufite niyo mutwe wa mbere Stanley urumva nkibona ko Stanley umukinnyi wa mbere utwaye Ballon d'Or yitware muri ntabwo ari Blackburn ni Blackpool ni Blackpool Stanley rwose yari imeze nk'igikombe Blackpool umwongereza no mbere utwaye Ballon d'Or Jorginho nta Ballon d'Or yatwaye umuntu witwa Ngabonziza yibona igikombe cyiza cy'uburayi ko ntabwo ari Ballon after the best yibona Nottingham bifite Champions League zita shampiyona yatwaye te Champions League nyinshi kuta shampiyona yatwaye okay dusoza rero kuri iyi ngingo nuko Olivier Dakuru yavuze ko niwe wakoze kuri iyi report yavuze ko ngo iyi mpamvu l'équipe ifite ubwoba na UEFA nuko ngo Real Madrid yashize imbaraga mu bikombe bitegurwa mu bihembo bitegurwa na Katari bibera muri Amerika muri Aziya bitegurwa na bamwe mu bayobozi ba Man City bakavuga ko bafite ubwoba ko Real Madrid yazagira influence muri aya makipe y'Uburayi muri biriya bihembo byabaye muri umwaka ushize ba Vinicius batwaye bakagira Man City ikipe nziza na Real Madrid bakavuga ko rero l'équipe France Football iteye ubwoba nuko Real Madrid yashyiramo imbaraga muri biriya bihembo bibera muri Aziya bikaba ari byo bishobora gutuma iki gihembo gitakaza agaciro mu myaka iri imbere so akavuga ko rero ibiganiro biza gukomeza ndetse ngo kuzageza n'umunsi wa nyuma wo gutangwa kw'iyi Ballon d'Or ngo France Football itazacika intege mu biganiro na Real Madrid so ayo ni amakuru ahari rwose reka n'ubundi mu nama itegura Ballon d'Or bwa mbere itangira gutangwa mu
gatanu still mu bari bari mu nama ishyiraho igena uko kino gikombe kigomba kuzagenda umuyobozi wa Real Madrid arahari boss wa Real Madrid Santiago Bernabeu arahari kuko mu gutegura uko bizakorwa n'ibindi byose no gushyiraho n'amakipe na criteria boss wa Real Madrid yarari kuko n'icyo gihe yarayoboye association y'amaklebe professional clubs n'ubundi niwe icyo gihe waruyoboye association rero niwe wari uhari kubera ko ni inama n'ubundi yabereye hehe yabereye i Paris mu biro utajya yabereye muri ambassade i Paris ni ukuvuga ngo rero ngo still Madrid nayo iri mu bigize mu bagize igitekerezo nubwo igitekerezo cya equipe kiza bwa mbere kibaho equipe nagize igitekerezo biratangira ariko bifashishije abari bayoboye association y'amaklub kandi wayoboye icyo gihe yari Santiago Bernabeu babanje kutujijisha bagiha Blackpool ya mbere ariko eshatu zikurikiyeho zagiye muri Real Di Stefano na Raymond Kopa Di Stefano yatwaye ebyiri Raymond Kopa itatwara indi urumva rero ibyo byose ni ibintu byari bisanzwe biri hariya ni ukuvuga ngo still aba bategura kino gihembo bakeneye Real Madrid cyane ngibyo nguko rero nabonye Real nayo ifite ukuntu irimo gushaka kubigira kuko nk'ubu nka Champions League erega nayo igomba kuganira na Real nabo ngo bagomba kuganira na Real kuko nabwo Champions League nabwo itangira kubaho ni Real Madrid ariko mu nama yari ihari iranabigena igihe nuko bizatangira Perez ejo bundi yabwiye Infantino atoroze ko umushinga wanjye uracyari nkuko Deus abigarukaga uracyari ariko noneho byakunda ko none kino gikomeye cyitwagira imyaka 2 kugira ngo mbe nsubitse ibyanjye ati byakunda ko igikombe cy'isi ngo n'umushinga Perez yabaye Infantino kino gikombe cy'isi wakivanye ku myaka 4 ukakigira 2 zarangiye ko bigenda ukakigira 2 ati kandi ngo ko Perez aramubwira ati nuramukubikoze ufite full support uzano naboneye ko bino bintu biba binakomeye muri buka amagambo ya Seferini avuga ngo Real Madrid nitava muri Super League ngo ntizakina bazayikura muri Champions League bijya we n'umuntu bita Iwan Laporta bo barawufunza arondoro babafashije birangira bamwirukanye kuri association y'aba Aniel wajivedo gatangira njyamba ryamyo yari amaze gukira nta kintu ati nta kandi uzi kandi kanuse buriya wari uzi ko Sefere kubera bifu nyine afitanye na Perez na Infantino atigeze agaragara mu mukino wari wose n'umwe gikombe cy'isi kandi buriya itegeko ubwo reka itegeko shinga wenda rya FIFA rigena ko Sefere vice president wa mbere uko bano perezida wa confederation bose na aba vice president ba FIFA buriya cyane none rikagena ko wayiwefu ariyo wa mbere ariko yatanze nawe ibaze yarabeshye ngo yarari ariko yabuze cy'abagore yabuze n'umunsi umwe yabuze muri opening niyige ariko muri closing rega byose hamwe nuvuga ngo ikibazo ageze y'abakipe ye icyambere cyageze amakipe ye ayo ku mugabane we hari n'izikije finale nizo ku mugabane we ariko nagaragayemo kubera ko harimo beef ishigiye ku bihembo ona World Cup ikubye 3 irushanwa ryawe ryitwa Champions League kandi kiri cya kabiri rigiye mu gihugu cy'ubucuruzi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika abanyamerika mbere na mbere bungukiye muri cya gikombe paragicuruje neza kiri cya kabiri kibategurira uko bazatira World Cup yabo kibihugu none ubanyije bashyiramo n'amafaranga arenze ayawe ngibyo ngo amaklebe yawe meza yayitabiri kandi yariye ku ifaranga banaryohewe uraza kuza kubwira Dortmund ngo ntabwo uzakina igikombe cy'amaklebe yarazamuye $38 mu gikombe cy'amaklebe itaratwara muri UEFA even atagera kina final Champions League itagejejeho